ariko nk'ubu nkabona Diogene n'amafaranga yanjye yabahawe umva namuhekenya yamemukiraga kubitwa n'inkuba yabahawe Chozuzo hagarara komeramuze gakomereke we Chozuzo rakuzura inzira umva Skwariyo cha ingegera intwarira amafaranga harimo iki ndagukosora ukweshya ry'amabere ya nyina umva harimo iki muze ndekura harimo iki ndagutapfiriya okay nikore uzerekura tubyumvikaneho numvikana iki nawe ibi ni ibiki muzerekura muze ushaka ko nserera nawe ariko ase warekuye duserera Tena isamba muze uranze iki nakudiha wowe unkubita muze umva warekuye uzumenda swa ndimo sha ibihumbi birenga 8 abana banje bagiye kwicwa na bwaki namwe mugiye kurya abana bawe barana Diogene rero reka nkubwire ibintu by'imikinuzi dusanzwe tugirana byarangiye windeba gutyo ndashaka kashi zanjye mpa amafaranga yanjye ariko amafaranga yanjye ariko ngunda nawe ujye umenya ko nawe uterwa yiteguye siki Yesu nsanze hano muri iki gitondo kuko amafaranga urabona nayakura umaze iminsi usinda icyumweru kirashize amafaranga unywera icyumweru ntabwo wakayanyishyuye ni gutumbwira ngo uratewe ngo utiteguye ntabwo ujya kunywa ntabwo uzi ko ndimo amafaranga yanjye kugira ngo wemere ko ibintu bitari imikino iriya gare ndarijyana kugira ngo mberemeze reka ngubwire kagende nziza tuvuganire garuka hano gatoya ntukajye ufata ibyemezo nk'iby'abasazi cyangwa abana hese si wowe utinda gutekereza ngo umpereze ibyanjye njyewe ubona nta kindi nayakoresha ariko se ngo dore ejo nari ndi hariya kwa Nyamuzi mfite ibihumbi 15 byose byaraye bishize ahubwo na nikope aho se ndungukiraye ejo bundi nari ndi kwa Banzo ya nayo mba nanywereye namutashye midini iki kintu nta kindi kibitera uretse kukorohera kwa Nyamuzi ubwo si iyo yampa haba hasigaye ngaye nkaye guhangarara n'inyota ariko koko ngo wazajya ushyira mu gaciro ko naragise nkamubamo 6 gusha ku ntego abo ntabwo bampahiraga uyabahase barampahiraga hari agafuka kakawunga cyangwa k'umuceri bazanye iwanjye none ngo ndareka mubwire burya ubugabo utisubiraho byaruka bikiko rwose je mfite ukuntu nakwishyura kandi mu buryo bworoshye rwose ndeba baba we ushobora kumereza ibyanjye ntigendera ndakudiha wakakobwa we agakobwa uzabibwiye ka gakobwa kawe muze igirayo wameje ngajya kwitekera urareba iki uri kureba iki abana banje sha n'imyenda siko ndimo iki gisaza bagitoraguye he ubwo se urareba iki ngo mujye wampereje bon kiramo muze wameje we gisaza bagitiri mu muti cyangwa yewe mujye kurya ibihunyo tutabirya intungamubiri birakureba abana banje barwaye bwaki abana bawe se wajya ngo barere sko ababyeyi ngo tukurerere umva mubahuke
ntubahuke ubibone bitinyuke se nkutimbure nkubita akira nkubita nkubita ndakumena umutwe nze ntereza ntabyo nguha abana banjye nanjye babona intungamubiri ngewe ibibazo byawe na papa birandeba we vuga uti ngegera y'umwambuzi genda ubimubaze nanjye ibyanjye umva mpereza kandi uratuma wubahuka nakubaha ugenda umubwira uturagakubitwa n'inkubura agahambura kagwa muri Nyabarongo urakaheka amaboko ugenda umubwira uturakiyagura muze ushobora kumpereza utiye yishyuye wowe ukahambirwa we muze wacura we wampereza ndumva wenda kuba ku ntego uriya mukobwa wanjye uramubona ndamubona uriya mukobwa wanjye akunda ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi urumva turi hariya mu nyaka icyamungu kiriya kibaya cyose ubona iriya miceri yose ni harya wamenye ko rwampungana cya rumanzi mperutse naho kuyishyura nkagura shawe ya makuru narayumvise yego uri umuntu w'umugabo we yaragenda rwanamiza rwasemukanye urumva uko bimeze ndoga mpaka muzehe ubwo rero nararebye arabizi nta sambo nyigira nararangije kubera ikinyota buriya rero abantu b'abagabo twaragowe ngunda tujye tuganira kandi twumvikane uko inyota imfashe mitangurisha umurimo ahita njya kwa Nyamusi nkayanywera nkataharangiye nabwo ni ubugabo yego uko inyota ngishe nkagurisha umungu komeza uvuge kuri wa mukobwa wawe komeza uvuge kuri wa mukobwa wawe noneho uriya mukobwa tugere vuba ndabona n'umunsi urimo kugenda uca ikivu uriya mukobwa wanjye namugukundisha pe kandi nabonye nawe ukunda ibintu by'ubuhinzi nawe rero kubera ubuhinzi ubu nicyo kintu ubuhinzi n'ubworozi nkabahuza ndamutegeka n'umukobwa wanjye namushingira uwo nshaka uriya mukobwa wa murongoye urumva noneho inkwano tukabara ayo nkurimo ukanyongereraho mu nkwano n'ibihongoranwa byose genda umubwira uturagakubitwa n'inkubura agaheka amaboko urakagwa ku gasi ndabijyanye muze we muze ubundi wampereza ibyanjye nguki kari bumye nari mpari bijyanye he njyewe ntabwo nkeneye kwiga muri mama deni niba ibibazo bya papa nawe bizaza biza ideni rimwe se none saka none ni njyewe uri kumwe amamiliyoni n'akamiliyoni wajya ukamubwira ko musekurdambura umwana nari muhaye umva muyobozi sinumva ko mwarize yego muze none urashaka nanjye kunyiga netushupa ntabwo uzi agaciro k'ibihumyo ndabizi muze okay nanjye ngiye kwisazura wowe agaciro k'ibihumyo urakazi yambura kwisazura nibyo ariko ibihumyo by'umwana urabimwatura nakanane uza amafaranga asa ndimo ibihumbi 8 ariko uyu mwana arazi ibibazo bya papa wanjye birandeba ngo iki aho mama muri kumwe mu kabari njyewe muze waramureze ubundi biranga ku buryo ujya gufata umwana mure hoya se ni igisambo ndabitwaye nanjye nje kwisazura ibihumyo by'umwana ugende umubwira turagakubitwa n'ihura umva inyuma nanjye ngomba kwisazura nkarya igihumyo ariko ugitwaye atari icyawe wawe ubundi wasaza kijyanye atari uwawe umfasha ugende umubwira se numva muze wizakuriza uturagahambiriza cyangwa birangiriye aha ngaha urakibona nkurikiye rero nkurikiye ndabyumva ahubwo nawe nso ugeze wo gukubita umuyobozi wowe akuvamo ideni kandi nkaguha n'umukobwa ufite umukobwa mwiza ufite umukobwa mwiza kabisa nanjye nkiri muto abakobwa bararwaye nari mwiza nsa niho ntawakeka ko ari uwawe kubera ikinyamuko ariko ubu ubona ntari mwiza nubwo nshaje ubona ntari mwiza cyane icyo gitekerezo kirenda kuba inyamibwa oya nicyo ntugitesha agaciro gishobora yahita kuzaba gufasha inyamibwa mu bikorwa byawe ubwo mugashinga amafamu y'inka muri buriya butaka bwawe bwose mugahinga ibisheke mugahinga urubingo muzajya mugaburira inka mugatera
mugapirisa kuma mugacukura imiringoti irwanya isuri maze mukeza mugatera isira z'imineke mugatera iz'inyamunyo ziribwa zakamara amasenge fuso ikajijemo ya mbwira imba ngubeshye uriya mukobwa se kubona akiri mutoya kandi rwose akiri muto se ari ingeri nawe wamubyaye ninde ku buryo dushaka kumenya imyaka azamunkundisha n'ukuntu nshaje azanyemera azemera wowe gabanya umuvuduko wo kunyishyuza cyane azemera ubundi aho so kugira ngo nyikize oya rega burya shahure uretse ko naje kuguhemukaho nkagutwara amafaranga yawe nkakwambura Muze nitwe dusanzwe dusangira hariya kwa banzu yame bakadushyiraho n'inuzene kiriya kibenzi tukirira tukisangira ikibenzi twazi reka nongere nkwambika ubupfura nuko shaye mvuge ngo aho imfura zisezeraniye naho zihurira ndazigukinira rwose witangira wikodishaho buke n'umuca umusuhuze urumva mwiriwe urumva agenda gukunda buke uyu munsi nugera mu rugo uyu munsi uze gutangira kumunganirizaho gahoro agenda yumvishwe izina ryanjye gahoro uyu munsi nawe waza nawe mu ikabutura nta kigenda none se kuko ukuntu ngana ubu ntangire nguteritire koko ariko ari wowe ugomba kwiteritira ukamugira gake nk'uko nawe ndi umubwira akagenda kumva buke kumva rimwe na rimwe yendetse ukamujyana hariya kwa banzu yamukamugura nka fanta imwe urasagegeye ko ntajya mbona agenda buke n'ugenda umuganiriza azakunda ajya naguherekeza uvuye mu rugo se papa umeze ute meze ne ahubwo iyo umubwira ngo meze ne ubona ko meze nabi cyangwa meze neza ahubwo wowe mbwira urabona ameze buri gihe umuntu azakoza mu muziki tujya kumusubirishamo sinabegeye cyane ureba aho izuba ringeze kuva ejo guhera saa 12:30 kugeza uyu munsi ntarabona icupa gusa wambwira ngo meze wa murimo wanjye bimeze bite amafaranga naguhaye wa murimo warabonye kutambwira se kutavuga ngo guki nakubajije ya mafaranga naguhaye kutambwiye ko abonye wa murimo ngo njye kwihinza sinari kukubwira ikigo nayo amafaranga wampaye ko igeze kwa banzu y'amagasanga bahagejeje urwagwa rushyushye rumeze neza hahita nguramo akarindwi ntabwo wabimbwira umva tutapfa n'ubusaperi urampa amafaranga yanjye niyo mpamvu ndategereje ko uza ukabimbwira ngo yake banzu yabo so nice wayanywereye ubunuse cyangwa wavuye yanywereye yanywereye nyine ariko wowe urabaza umuntu wawe nko kureba amenyo ye nko kureba umunwa wawe inyota zabana gutyo kugeza ryari utaje se ngo ubimbwire urahise nakama karindwi umva ndakanywe numva sinshije cyane ubundi nayo nasaza njya kuba ari amafaranga mita nakama kandi karindwi banda yakunka umwenda tashye tagewe nk'ubusanze nk'inyota yancuranguriye munsi y'umuhanda yanyishe ariko urabona jewe nka so wakubyaye nkwiriye kuza imbere yawe kwisobanura jewe ku ngorane nahuye z'inyota n'irizuba ingorane zo kujya mu kabari ku mafaranga yanjye nakwihereye akajya abona igitego yaradusanze yaratufunze pe yaba maramo umwuka umva barirutse duca mu idirisha turagenda nari nguye muri rwa rubingo rwo kwa Narisisi ariko se ubundi bamubwo reka nkubwire kwaza n'ubundi jewe nawe turapfa ubusa wagiye gushaka umugabo ukamvira mu rugo Linda se ujya gushaka umugabo wowe reba ko umaze kumera ugiye kumera ubwanwa imyaka 22 n'imyaka myinshi naho ugiye naho ngiye genda ndafatiriya mari yawe nyisoni itahaze nabyo shwaje byawe kundatisha ngo ibyo byuhinzi ngurahinga wigize goronome na veterinary hahinga abagabo wamgegera we umvire mu rugo byo kandi ushobora kuntera uburakari n'umujinya hahinga abagabo nkagusora ngo mbe nkaho sagurishira amasambu yose ukayamara ngo hahinga abagabo giye cyo mubwiye ugomba kujya gushaka umugabo nta mukobwa uhinga ibyo bihaye ngo byo guhinga umukobwa yajya gushaka umugabo agahingana n'umugabo we izo nzoga uba wawe hano ni iwanjye ntabwo ari wowe ntabwo twafatanije kuhubaka ntabwo nshaka kuvugana nawe umaze gukura mu utangira mukigirisha mbabara mpa amahoro nibyo by'abagabo ugenda ugiye kubashakira abandi umvire mu rugo rero ntabwo mvuyemo uraruva
wari uzi ko Development Network ari ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, Consultants and Capacity Building Hub? Nibyo, kuko dutanga inama z'ubuzima n'imirire, tukagira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo aho tugurisha imigina yabyo tukanagukurikirana kugeza ku gushaka amasoko. Tugurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura. Dutanga kandi abajyanama b'ubuhinzi bashobora gutunganya ibipangu bagahingamo zimwe mu mbuto n'imboga kandi mu buryo bw'umutako. Dukora ku bihingwa bigenda bicika ndetse n'ibitamenyerewe cyane hano mu Rwanda. Ikindi, turi ijwi ry'abavumvu, beekeepers. Dufite iby'umwimerere nka sezame, elayo, macadamia, ifu y'igikoma nziza igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5, ndetse twigisha uburyo nyabwo bwo gutegura amafunguro. By'umwihariko rero, dutanga amahugurwa muzi agamije kuzamura ubushobozi, capacity building. Tukaba abajyanama mu gutegura imishinga no kwiherekeza, consultants cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi, agri business. Dusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso hafi y'agasoko ka Ruhango. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri 0788 66 0611. Development Network, igisobanuro cy'ubuzima bwiza mu iterambere rirambye.